urubyaro, uwo muhanuzi ntuzamurekure utarabyara. Umuhanuzi naguhanurira urupfu uzamuhamagare, niwe uzaba munyumvisha mw'abahungu, niwe uzaba ufite umurongo w'intsinzi y'aho byaturuka. Umuhanuzi naguhanurira inzu ntazagucike utarabona iyo nzu. Amakosa dukora ni ukujugunya umuntu ibyo yaguhanuriye bitaragira gute, bitarasohora. Nk'ubu hari ikiboko Imana igiye gukubita Pastor Mutesi, bivugiye muri uru rugo. Si ukumwibasira, hari ikiboko tala komide fomisiri difo ene brayisima, hari ikiboko gikomeye Imana igiye gukubita uyu mugore. Iramuziza ibintu bibiri: umwuka w'ubwishongozi, kwiyumva, kudaca bugufi. Icya kabiri, Ferdinand aratashye asohotse muri uru rugo. Mute abantu baze kunyihanganira aho bidufatiye naho tubitangira. Imana ivuganye na Pastor Mutesi ngo uyu yari umushitsi wo kumwereka ko ibyo yavuganye nawe yabikora. Yari uwo kumumara imbeho igihe gito n'umwanya muto kugira ngo yongere asusuruke. Ibi nibyo byishimo bya mbere n'ibya nyuma Mutesi yabonye akiri kuri iyi si. Hirya y'ibi nta bindi. Mujye mwihangana, ndabizi baranuka, ariko umwuga umuntu akora agomba kuwuzira. Iryo ni ihame. Uyu ni wo mwuga koko wahisemo. Yes, ikaze nanone bakunzi ba Nebel Nshya, twongeye kubasuhuza kandi tubasabira umugisha n'amahoro biva ku Mana. Ingorofani ihinduka indege, karita ihinduka etaje, umuserebanya uhinduka ingona. Kubera iki se wowe? Ni ikibazo cy'igihe, nta mateka adahinduka, nta paji idahinduka, ahari kurira kwararira umuntu, bwacya impundu zikavuga. Cyane. Uwari Esiteri ari insuzugurwa ubu ngubu ni umwamikazi. Yego. Uwari hasi ku cyavu hameze nk'ahavumwe ubu ngubu ari hejuru. Imana yamushyize hejuru. Rero nawe uri umukandida w'ibyiza. Amazina yanjye kandi ni Ntirenganya Germain. Reka nshimira abantu mwese mwakoze subscribe, kandi ni igihe cyiza nawe nta kintu ubona bigutwaye wayikora tukazajya tubana uko Imana iduhaye ubuntu. Yego, bibaye ngombwa yuko nongera gukora ikiganiro, ni impamvu imwe gusa, imwe yonyine. Hari igihe umuntu ashobora kubana n'abantu atabazi, ukaba wagwa mu mutego. Ariko iyo abantu ubazi cyangwa se iyo wamaze kumenya umuntu, ntushobora kugwa mu mutego. Rero buriya kubana n'indyarya biragatsindwa n'Uwiteka. No kubana n'indyarya utazi yuko ari indyarya ikuryarya, wabana n'umurozi uzi ko ari umurozi. Sinzi niba icyo kintu mucyumvishe. Yego. Impamvu ndi kuvuga ibyo bintu, ariko kandi byanambabaje, ngira ngo uyu Juste amaze iminsi arwaye, baranamubitse, bahanuye ubuhanuzi bw'urupfu, ariko kandi ejo nibwo twongeye kubona agarutse kuri kamera avuga yuko yabonye imiti, avuga yuko bamuhaye amafaranga abantu, avuga yuko bamuguriye n'imbuto, yewe ngo bamuguriye n'isosi. Ni byiza. Arangije azavuga uburyo
ngo atazasubira mu matiku, aza avuga uburyo ngo hari n'ibintu agiye kuvamo, akazajya akora ngo ibindi biganiro, ngo akazajya yigisha ngo ijambo ry'Imana, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ariko kandi wibuke yuko uyu nguyu nibishaka yagiye kumusura, nibishaka yarihandagaje n'ubundi ahanura ubuhanuzi n'ubundi bw'iterabwoba kuri Pastor Mutesi. Ariko abantu babikurikiye abenshi bakomeje kwerekana yuko ari ibyifuzo bya Nibishaka Theogene, kuko muri comment ubona yuko n'ubundi berekana yuko n'ubundi na mbere yuko na mbere y'ibintu bigiye bitandukanye, mbere y'ubukwe bwa Mutesi, uyu Nibishaka yahanuraga ko butazaba, agahanura yuko Mutesi azabusariramo, yahanuyemo ibintu byinshi. Rero yongeye guhanura ubuhanuzi n'ubundi nka buno ari kwa Pastor Juste, abantu bakomeje n'ubundi gusa naho babaza Juste ati se ntuza Nibishaka yari yaje kugusura cyangwa kugusengera, sinzi Pastor Mutesi mwamuzanyemo gute? Mwamuzanyemo gute? So arangije avuga uburyo ngo yafashe iriya video ngo akayisiba, ariko kuyisiba ntiyabikoze, ni ikinyoma cyambaye ubusa. Ndashaka kubabwira yuko iyi video atigeze ayisiba, ahubwo iyi video ikiri kuri channel n'ubu ngubu igikurikirwa. Ndashaka kuyibereka, nkabereka yuko hari ukuntu umuntu aza akabindyarya mu bantu, akihisha mu bantu, hari ibintu abakeneyemo atari abantu akeneye, ahubwo ari ibintu bituruka mu bantu akeneye. Ntacya porodinze, I'm sorry, narangije kugikuraho pe, kandi mu ruhame rw'abantu ndakubwiye ngo ihangane kandi unambabare, kuko kukigumishaho n'ubugambanyi bwabyo. Ni gute waba uri mu nzira nziza, wasabye imbabazi umuntu akubwira ndakubabariye, uracya porodinze? So ni ibintu ntabwo nari nabihaye umwanya ngo mbitekereze, kuko buriya Sandrine aravuga ngo ikiganiro ngo yagisibye, sibyo? Ngo bwa buhanuzi bwose Nibishaka yahanuriye kuri uyu mugabo Juste ngo byose yabisibye, ngo ntago yari yabyumvishe, ngo ntago yari yabihaye umwanya, ngo ariko amaze kubyumva neza ngo yarabisibye. Ariko kandi Juste uravuga ko ugiye gusenga, nibyo, ariko kandi ugerageze ukuri bidashimwa ukuri bigawa mu bishimwa, sibyo se kujya ukabeshya abantu, si abantu ububeshya, ahubwo ubu uri kwibeshya, ubeshya n'Imana. buriya Sandrine na Feredina tugiye kubasesengura twasangamo ibintu byinshi, hanyuma urukundo rwa Pastor Mutesi na Feredina narwo turusobanuye twabisangamo nanone ibintu byinshi. Rero si ngombwa guha umwanya ibiza kuvuga Mutesi nabi kukuri nyako Tivaino. No, je ne sais pas. Ati no, je ne sais pas. Nibyo koko si byiza kuvuga nabi kandi umuntu wita yuko ari inshuti yawe kandi mwasabanye imbabazi, kandi warangiza ukamuha platform, yarangiza agaseberezaho Pastor Mutesi. Shatse kuvuga ngo rero nawe uracyari mu mujyo w'abasebya Pastor Mutesi, uracyari mu mujyo w'abashaka gusenyera Mutesi, ukavuga ngo wabisibye, kandi mu by'ukuri nta n'ibyo wasibye. Nese ubushatse kwerekana iki? Oya, hari ibintu tuba dukwiriye
mbese buriya umugabo nyamugabo ni ufata icyemezo abantu mwagiye akagifata agifashe. mukurikira imbuga nkoranyambaga kandi ubwo nabisoje bya Pastor Mutesi, reka ntagire gusuhuza wo kurikira ibiganiro bya kuko buriya Sandrine na Feredina tugiye kubasesengura twasangamo ibintu byinshi, hanyuma urukundo rwa Pastor Mutesi na Feredina narwo turusobanuye twabisangamo nanone ibintu amaministeri ntibayubahirize ntaba yarabyubahirije nibyo rwose, ariko kandi jisite rwose nibyo nibyo pe nibyo kuri cano yawe ugiye kuzajya unyuzaho ijambo ry'Imana, hanyureho amasengesho, ariko kandi ntibibe bya bindi byo kugira ngo ugire abantu ushitura, sibyo? Ntibibe bya bindi byo kugira ngo ugire abantu ushaka kwereka yuko wakijijwe, no, kubera yuko nubikora ushaka kugira ngo wemeze abantu, n'ubundi ntuzemeza abantu, n'ubundi bizarangira n'ubundi twongeye kukubona kuri iyi mihanda urimo wongera uvuga abantu. Nimba wabonye nta cya porodinze amusori narangije kugikuraho pe, kandi mu ruhame rw'abantu ndakubwiye ngo ihangane kandi unambabare, kuko kukigumishaho ni ubugambanyi bwabyo. Ni gute waba uri mu nzira nziza wasabye imbabazi umuntu arakubwira ndakubabariye uracyaporodinze? So ni ibintu ntabwo nari nabihaye umwanya ngo mbitekereze, kuko buriya Sandrine na Feredina tugiye kubasesengura twasangamo ibintu byinshi, hanyuma urukundo rwa Pastor Mutesi na Feredina narwo turusobanuye twabisangamo nanone ibintu byinshi. Rero si ngombwa guha umwanya ibiza kuvuga Mutesi nabi kuko uri nyagotivayino no je ne sais pas. Mu by'ukuri urantengushye rwose, urantengushye jisite, kubera yuko uri umugabo uvuga ibintu bitandukanye n'ukuri kuri mu mutima wawe. Atayino uti ibintu bivuga nabi Mutesi, ikiganiro nagisibye, kandi ikiganiro kiriho ntiwigeze ugisiba. Ese ubwo ngubwo ibi ngibi rero gushaka kwereka abantu yuko wakiranutse, gukiranuka biba byiza iyo ari Imana yonyine ibimenye, kubera yuko nta ngororano abantu bafitiye abandi bantu. Ingororano tuzifitiwe n'Imana. Abantu nta gereza bafite, sibyo? Mutesi nta gereza afite, sibyo? Ubundi se kwishushanya bimaze iki? Nta na gito rwose, nta na gito. Naho niba ishaka we rwose n'ubundi ndabisubiramo, adahinduye, atagize ibintu ahindura, ni umukandida wa gereza. Kandi niba ishaka uyu nguyu bitari ibi ngibi, ntago yazisazira. Biragoye pe, biragoye. Cyokoza habayeho abahanuzi b'ibiharamagara, ariko abahanuzi bari abahanuzi bahamagawe n'Imana, noneho bakaba bari no mu kuri kw'Imana, bakaba bashyigikiwe n'Imana, bakaba batanga ibintu bakuye mu mutima w'Imana, bakuye ku Mana. Abo ngabo bahanura ibintu bikomeye. Muri ibyo bintu bikomeye Imana yarurukaga ikabana nabo. Urugero nk'uyu nguyu Gatabazi Meshaki, ni umuhanuzi wahanuye Perezida Habyarimana ko agiye gupfa. Muri stade yose, abajepe, abaminisitiri arabihanura. Mu kubihanura nta ngingo yari ihari mu by'ukuri yo kumurengera,
ariko ni ukuri ndakubwira yuko iyo umuntu ari mu kuri, iyo umuntu yahamagawe n'Imana, ahagurukijwe n'Imana, n'iyo yahagurukirwa n'abami n'ibikomangoma, Imana iraza ikururuka igahagararana nawe. Naho ibingibi niba ushaka, dore inama njye nakugira, niba ushaka kuba umusesenguzi, ube nka ba Pastor Claude, ube nka ba Ezekiyeli, ube nka ba Bosco, ube nk'abandese, ube nk'abandi bose, sibyo? ube ariko ntushake kwiyambika umwenda w'abahanuzi ngo bivange gusesengura no kuba umuhanuzi. Buriya amata arera, sibyo? Imana irera, n'iby'Imana bikwiriye kuba byera, kandi bikwiriye no kuba nta n'ikindi kintu kibivangiwemo. Ese urashaka gufata amata ukayatokoza? Uri hano uracunga hano, ugacunga inkuru yasohotse. Nk'ubu ngubu hasohotse inkuru y'uko uyu nguyu Bishop Gafaranga yafunzwe. None urihandagaje kuko umenye yuko umugore yamufungishije, urangije uravuze ngo Imana irambwiye, yakiriwe neza nk'uko bisanzwe. uritoye uravuze ngo Imana irambwiye ngo uyu nguyu Gafaranga ngagiye gusubirana n'umugore ngo mukuru. None se urimo urasesengura Murava, Annette Murava na Gafaranga, sibyo? Urimo uravuga uburyo yafunzwe n'iki, urangije ucometsemo ngo Imana irambwiye. Abantu baramenya gute ibivuye ku Mana n'ibivuye muri wowe? Uraza hano kuri YouTube ugatukana. Amambere ejo bundi wari urimo ubwira Claude ngo wamusatura uruhara, uri kuvuga ngo ni amabyi. Umusaza nk'uri uri kumugira amabyi, kubera za nkuru nyine wiberamo zo gutwika, sibyo? Mu yandi magambo, uri hano kuri YouTube, wahindutse umuyutubazi. Ntabwo uri umuvugabutumwa, nturi umuhanuzi, wahindutse umuyutubazi nk'abandi. Abayutubazi uko babeshya niko nawe ubeshya, uko batwika niko nawe utwika. None kubera yuko ukiri umuhanuzi, hari ibyo wabonaga mu guhanura, hari ibiguzi wabonaga mu guhanura. None urashaka ya YouTube, sibyo? Urashaka avuye mu gutwika, urashaka avuye mu gusebanya, urashaka avuye mu gutukana, uri kumva? Ariko urashaka n'ay'abahanuzi, urashaka na za mpano baguhaga, urashaka kwirehereza habakunda ubuhanuzi, urashaka kwirehereza aho abadiaspora bakunda ubuhanuzi, urashaka ibyo byose, urashaka byose kubikusanyiriza hamwe ngo ubishyire mu gifu. Dore rero inama nakugira, wa mugabo we, wa muvandimwe we, ngo umusazi ngo yagiye mu isoko, ngarangije ateza akavuyo mu isoko, akandagira inyanya mu isoko z'abacuruzi, afata ibintu abacuruzi bari gufata arabinyanyagiza. Noneho kubera ko abacuruzi baba baranguye, baba bashoye, ngo baraza bose bamuhuriraho, umwe ngo atangira gukubita ingumi, undi atangira gutera umugeri, abagore ngo batangira kurya inzara, abandi batangira gukubita inki. Arangije arababwira ati wait please. Arangije aravuga ngo stop, mwese muhagarare. Kuko abantu ngo barahagarara kubera ko buri muntu wese atinya umusazi. Arangije arababwira ngo uw'umugeri najye hariya, uw'ingumi najye hariya, uw'inzara ajye hariya, uw'urushya ajye hariya. Ubundi mu nkubite bisobanutse, naho ubundi muri kunkubita mu kavuyo.
mureke kunkubita mu kavuyo. So niba ishaka rero nawe ibintu byawe bikure mu kavuyo, kubera ko nukomeza kubishyiramo akavuyo, uretse n'abantu uri kugirana nabo ibibazo, uretse na leta uzagirana nayo ibibazo, n'Imana ubwayo uzagirana nayo ibibazo. Kandi reka nkubwire, biragatsindwa n'Uwiteka, gusumirwa n'amaboko y'Uwiteka. Ibi ndabikubwiye. Niba ushaka kuba umuyutubasi ugatwika ugakora inkuru z'ubusesenguzi, erura, sibyo? Niba ushaka kuba umuhanuzi ukaba umuvugabutumwa, erura, abantu bamenye ngo niba ishaka ni iki n'iki. Ariko ibintu byo kwijandika mu ibintu byo gutwika ubirimo, ibintu byo gutukana by'amahane ubirimo, ibintu by'ibinyoma ubirimo, ibintu by'ubwesikoro ubirimo, ibintu by'ubuhanuzi ubirimo, ibintu byo kuvuga ngo iravuze ubirimo. Which can I do? Sobanuka kandi ibintu urimo nabyo bisobanuke. Cyane ikibazo cyabayeho, ntabwo umuntu ashobora kubabwiza ukuri ngo mumwemere, ariko uku niko kuri. Imana ubwayo iri kirere, ibintu byayo birasobanutse, biri ku murongo. Kubera iki wowe ufite akavuyo? Waje wiyita umuhanuzi, ubundi waje guhinduka umusesenguzi, waje guhinduka umutwitsi gute, waje guhinduka nka ba Claude gute? Niba ushaka amafaranga kandi yashake, ariko utiyambitse umwambaro wo kuvuga ngo iravuze. Kubera yuko niba ngibi byo guhanura ngo Ferdinand ngaragiye, sibyo? Biriya nabyo biri mu gutwika. Niba uri kuvuga ngo Mutesi ngo Imana igiye kumukubita, ibiriya nabyo biri mu gutwika, biri mu matiku, biri mu biganiro by'amatiku dukora, biri mu biganiro, biri mu gutwika. Ntabwo buriya ari ubuhanuzi, buriya si ubutumwa. Umuvugabutumwa ntabwo buriya ari ubutumwa bwiza, sibyo? Buriya ni ubutumwa bw'iterabwoba. Ubutumwa bw'iterabwoba rero nibwo twiberamo hano kuri YouTube. Ubutumwa bwo gutwika, ubutumwa bw'ibinyoma, sibyo? None si turi n'abanyamakuru, no, turi abanyabihuha. Biriya urimo nawe ni ibihuha. Ubwo nimvuga ngo turi abanyabihuha, buriya ngo n'umusazi arasara akagwa ku ijambo. Impamvu mvuga ngo turi abanyabihuha ni uko rimwe na rimwe n'ubunyamwuga bubura. So reka nshimire rero we wakoze subscribe, nawe ntugende utayikoze, ubundi ndaje dukomeze n'ibindi biganiro.